Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Starike Muganga. Uyu munsi turaganira ku kibazo abantu benshi bakunze kumbaza ku bijyanye n'ibinini bituma umuntu adasama. Ni ukuvuga kira kinini umuntu anywa yakoze imibonano idakingiye kugira ngo adasama. Mu biganiro byacu by'ubushize nabasobanuriye uko biriya binini bikora hamwe n'imisemburo ibigize ndetse n'igihe cyiza cyo kuba umuntu yabikoresha. Ikibazo gikomeza kugaruka kenshi rero ni iki, kuki hari igihe bidakora. Umuntu akaba yagifashe kandi akagifata ya masaha 72 bavuga atararenga ariko bikanga agasama. Nibyo ngiye kubasobanurira uyu munsi. Icyambere ugomba kuzirikana nuko biriya binini umuntu anywa kugira ngo adasama igihe yakoze imibonano, n'ubundi babyita plan B. Plan B ni uburyo umuntu yakwitabaza igihe ubundi buryo bushoboka bwose bwanze. Usanga abakobwa benshi uburyo barabugize ahubwo noneho ari bwo buryo bwabo bw'ibanze umuntu yitabaza igihe bakoze imibonano idakingiye. Muri make aho kugira ngo bube plan B, abenshi ahubwo bahita babugira plan A. Igihe cyose rero ukoze imibonano ukaba ufite ikinini hafi aho uri bwifashishe, uko bikoze ugahita ugifata. Ibi rero ni amakosa akomeye. Ntabwo iki kinini cya plan B cyagenewe kuba cyakoreshwa buri gihe cyose umuntu akoze imibonano idakingiye, ahubwo cyagenewe kuba umuntu yagikoresha rimwe na rimwe igihe bikugwiririye ugakora imibonano idakingiye mu gihe utekereza ko ari igihe cyawe cy'uburumbuke. Dore rero ibyo ugomba kuzirikana mbere yo kugikoresha. Icyambere, ntabwo iki kinini cyizewe 100%. Ubushakashatsi bugaragaza ko iki kinini umuntu afata yakoze imibonano cyizewe ku kigero gusa cya 87%. Ni ukuvuga ko mu bakobwa 10 bagifashe byanze bikunze haba harimo abakobwa umwe cyangwa se barenze bazasama nyamara bagifashe. Ubu aka kanya tuvugana mu bakobwa 10 bamaze gufata kino kinini, wenda bamaze gukora imibonano bakaba bagifashe, nona umwe muri bo kiri bwange azasama byanze bikunze. Kubera iki rero? Nkuko twabibonye, iki kinini gikora mu buryo bwo kwimura mu munsi wa ovulation. Ntabwo ari ikinini gikuramo inda cyangwa se kibuza gusama nyirizina, ahubwo kimura igihe cya ovulation. No kuvuga ngo niba ugifashe wari wegereje cyane umunsi wa ovulation, muri cya gihe intangangabo zishobora kukugeramo zigategereza, iki kinini gituma umubiri usubika ovulation ikimukira undi munsi, wenda mu minsi nk'ibiri cyangwa 3 4 ikurikiyeho. Akenshi ovulation yimuka wenda ho nk'iminsi nk'ibiri cyangwa 3. Ibi rero bigahita bitujyana kuri iki kintu kindi ugomba kwitondera. Ikintu cya kabiri ugomba kwitondera nuko iki kinini ntigikoreshwa buri gihe cyose mu minsi yariyo yose y'ukwezi kwawe. Ntabwo niba ukoze imibonano ari gukiva mu mihango ako kanya cyangwa se ku munsi wa 5 w'ukwezi kwawe cyangwa wa 6, ntabwo byanze bikunze ugomba gukoresha kiriya kinini atari muri cya gihe wegereje ovulation, kubera ko iyo ubikoresheje atari mu gihe cyo kugikoresha nyine, aho kugira ngo kikurinde ahubwo kivana imisemburo ya kuri gahunda, bigatuma umubiri umera nkaho ucanganyukiwe. Ovulation ishobora kwimuka koko cyangwa se kanaza mbere yaho bitewe n'igihe wagifatiye. So iki kinini rero umuntu abunda wagomba kugikoresha igihe wabaze neza mu kwezi kwawe, ukamenya ko wageze mu minsi y'uburumbuke, ukaba ufite riske zo kuba wasama, akaba ari kugikoresha. Nanone uramutse ugikoresheje ovulation yamaze kuba ukaba wamaze gusama, uko icyo gihe ntabwo kiba kiri bukurinde. Ushobora gukora imibonano nonaha mu isaha imwe iri imbere, intangangabo zikaba zamaze kuzamuka, zamaze no guhura n'intangangore yawe, ukaba wamaze gusama. Icyo gihe nugifata ngo nuko hatarashira ya masaha 72, ndetse niba haba hashize amasaha 5 yonyine, ariko ukagifata intangangabo zamaze guhura n'intangangore yawe, icyo gihe ntabwo kiba kiri bukurinde gusama kuko deja uba wamaze gusama. Rero iki kinini ntabwo gikuramo inda, ahubwo kimura igihe cya ovulation. Bityo hari abakobwa bamwe bashobora kugifata bigahuza nuko intangangabo yari yamaze guhura n'intangangore, hanyuma kigafeyirira. So ni kinini cyo kwitabaza igihe ubundi buryo bwizewe bwananiranye, ariko ubundi ku muntu bishoboye yakabaye ashaka ubundi buryo
bwizewe kandi burambye bwo kwirinda gusama. Niba ukora imibonano buri gihe, niba ukora imibonano mu buryo bwa buri gihe cyangwa se inshuro nyinshi mu kwezi kwawe, icyiza kwaba ari ugushaka uburyo burambye bwo kuboneza cyangwa se bwo kwirinda gusama kurusha gukoresha ikintu kinini buri gihe uko ukoze imibonano, kuko gihita kivana ukwezi kwawe kuri gahunda, bigatuma imihango yawe itazongera kuza kuri gahunda. So ikindi rero, burya ku bantu babyibushye iki kinini gishobora kudakora nk'uko gikora ku bandi. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu babyibushye ku buryo igipimo cy'umubyibuho wabo kiba bimwe bita BMI, iyo irenze 30 ushobora gufata kiriya kinini ikigira icyo kimara. Twibukiranye ko BMI ufata ibiro byawe ukagabanya uburebure bwawe ububaze muri metero au kare cyangwa se square ku bakoresha icyongereza. No kuvuga ngo ni ibiro kugabanya uburebure bwawe ubushyize au kare. Urugero, niba ufite ibiro 90 ukaba ufite uburebure bwa metero 1.65, urafata 90 ugabanye 1.65 au kare. Ubwo no kuvuga ngo ufashe 90 ukagabanya 1.65 au kare ni kabiri n'ibice bingahe? Igisubizo urabona 33. Ubwo BMI yawe ni 33. Ubwo rero birashoboka ko kuri wowe kiriya kinini ushobora kugikoresha ntigikore kubera uwo mubyibuho. Ikindi rero, igihe urwaye ukaba hari indi miti urimo gufata cyangwa hari imiti y'uburwayi runaka ufata buri gihe, iyo miti ishobora gutuma kiriya kinini kidakora ukaba wasama utabishakaga. Imwe mu miti y'indwara zindi nk'iy'igituntu, ya sida, imiti ivura igicuri cyangwa imiti imwe n'imwe y'ibyatsi bishobora gutuma kino kinini kidakora. Icyakora inzoga cyangwa amata byo ntabwo byatuma kidakora, uretse ko wenda bishobora kuba byatuma iseseme yiyongera, ariko nta kindi kibazo byaguteza. Muri make rero, ibi nibyo bintu by'ingenzi abakobwa cyangwa se abamama bakoresha kino kinini umuntu afata igihe yakoze imibonano bagomba kwitondera. Ntekereza ko mbinyuzemo. Niba hari ikindi kibazo tutavuze hano ariko wumva ufite, wakibaza muri comment cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp kuri ino nimero. Tuzirikane rero ko iki kinini kitaba kizewe 100%, ahubwo mu bakobwa 10 bagifashe neza uko bisabwa haba harimo umwe cyangwa babiri bashobora gusama. Hanyuma rero abagifashe igihe kitari icyacyo, urugero nko kugifata ovulation yawe yamaze kuba cyangwa se intangangabo yamaze guhura n'intangangore, aho ho gusama biba ari nk'itegeko. Ntabwo iki kinini gikora menda nk'uko twabibonye, ahubwo kimura ovulation. Iyo ovulation yamaze kuba gishobora kutakurinda. Nanone kandi uburyo nk'uko twabibonye ni plan B, uburyo utabaza igihe nta bundi buryo buhari, ariko ibyiza ni ugukoresha uburyo burambye niba ukora imibonano kenshi kandi buri gihe. Murakoze rero, yari Dr. Starike Muganga, naho ubutaha.